muri ba Nyamunsi. muri inzara ni ba Nyamunsi, gitifu w'akagari n'abasedu ba Nyamunsi, gitifu w'umurenge n'abamufashije ba Nyamunsi, akarere kuzamuka kugera mu rwego rw'igihugu. Twagarutse mu myigaragambyo. Mwese uko muri ahangaha mushyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ngo ubwo muri ba Nyamunsi. Bagurukwe kandi umuntu uzigira utazajya ku ruhande rwanyu azaba barwanya muzarwanya. Nahagurutse ngo turwanye inzara ngo ntabwo turi ba Nyamunsi. Mwibutsa ko niba ari ubwa mbere gisabwa n'ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gutungurwa na bimwe bibacanganye cyane muri iyi si nzima dutuyemo. Ejo nibwo bakoze live ku itariki 7 bavuga uburyo ki u Rwanda inzara itwishe abaturage. Nibyo koko inzara iratwishe mu karere ka Kayonza, birirwa babafasha, Kamonyi n'ahandi hose ibintu byarumye byahinzwe, ariko ibyo ntabwo ari ngombwa kuko igihugu cyacu kiradufasha. Hanyuma se aba bantu batangiye kuvuga ngo u Rwanda inzara ruragishe ngo kandi ngo ni politiki yapanzwe na Perezida Paul Kagame cyangwa se n'ubutegetsi buriho ubu ngo kugira ngo bafate amafaranga yacu byagatunze igihugu, cyangwa se kutugira inama ngo duhinge n'ibiki byose, imbuto bari kubigura, amasasu yo kujya kurwana muri Kongo no mu Burundi. Ese muri Kongo iriya ntambara iriyo bizagenda bite? Nk'iya ntambara niteze gutsindwa izahoraho kubera yuko n'ababanje kera cyane mbere yuko Habyarimana ajya ku buyobozi ngo n'iya ntambara ahozeho, niyo mpamvu badateze kuyitsinda. Yemerera ukurikire aya magambo yose nta na kimwe wongeyeho nta n'ikindi uvuze. Duhaguruka tukifatanya nyine nabo bakene nabo bashonje, ikibazo cyabo kikavugwa ariko hagashaka igisubizo, kandi igisubizo ntaho kiri. Inzara yatewe na leta rwose, ntabwo inzara yatewe nuko leta yari isanzwe ari nziza noneho hakaba haravuye izuba nk'uva n'ahandi. Ntabwo ari cyo kibazo ari ibyo byakumvikana. Oya, leta yakoze muri bya bita ngo gahunda za leta y'inkotanyi zabaye kwambura abaturage imirima yabo, kubambura ibishanga, kubona ahantu heraga bakajya kubaka imitamenwa yabo, bakayishyira n'amajaride y'indabo ngo abaturiste babo bajye baza gutemberamo, kubahingisha igihingwa kimwe kitabafitiye akamaro, idateganya ko bazarya. Ni inzara yapanzwe ngo irimbure abaturage. Iyo leta niyo igomba kubibazwa, niho revolution ishingiye. Banyarwandakazi, nimuhitemo kurya ibinini by'imbeba n'abana banyu mubatekera imitanga bapfa, cyangwa muvuge ka gasengesho ko gupfa neza, ariko mupfe neza nibura muri igana gushaka igisubizo no kuvuga revolution, kuko aho hari amahirwe yo kutanapfa. Ubwo butegetsi bubi bukavaho bukagenda, hakajyaho ubutegetsi bwiza bufatanya namwe gushaka igisubizo. Minisitiri Mwemayire vuga akajambo ko gusezera abantu bawe, nako si ugusezera kuko turagarutse mu myigaragambyo ku wa 3, ku wa 5, ku wa 6 duhamagarira abaturage kandi twifatanya nabo mu gushaka igisubizo. Mu gihe bo bari kurwana bajya gusahura no kwica muri Kongo, twebwe mu Rwanda buno guhagurutse ibyambyo kabuhariwe yo kurwanya leta yicisha abaturage inzara, leta iri gushaka intambara i Burundi kugira ngo abaturage bashonje noneho bagaburirwa amabomba aturutse muri Kongo, abantu birirwanaho. Ubutegetsi bukora ibyo ntabwo ari ubutegetsi bukwiye gutumuka bukagenda. Hari ijambo najyaga numva bavuga ngo umuntu ni Nyamunsi. Abategetsi b'u Rwanda si ba Nyamunsi. Sinzi icyo bivuga Nyamunsi, ariko najyaga numva ngo ni Nyamunsi. Ngo bazi Ikinyarwanda neza badusobanurira. Abanyarwanda bahuye na Nyamunsi. Nyamunsi nyine ni ikidayimoni, ni kuzimu, nta serivisi. Abategetsi ni ba Nyamunsi kabisa, guhera kuri Mutwara Sibo tumva abaturage Nyamunsi, Mudugudu n'intore ku ruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso niba batumva abaturage, niba batari kubafasha muri iyi nzara ni ba Nyamunsi. Gitifu w'akagari n'abasedu ba Nyamunsi, gitifu w'umurenge n'abamufashije ba Nyamunsi, akarere kuzamuka kugera mu rwego rw'igihugu, kugera mu rugwiro ba Nyamunsi. Ubu rero ni intambara yo guhinga ba Nyamunsi. Ubu ngubu rwose ni revolution yo guhangana na ba Nyamunsi, kuko abaturage abo ngabo ba Nyamunsi nibo badashaka muri kiriya gihugu, nibo babateje ibibazo. Abafashe iyo revolution nawe ni Nyamunsi. Ntuzamugirire impuhwe ngo ngiye ngo ndimo hagati ngo nta kibazo, ngo numva ngo nta hagati hahari. Uri kumwe na leta cyangwa uri kumwe n'abaturage? Niba uri kumwe na leta abaturage bakwivuga. Uri Nyamunsi.
niba uri kumwe na leta yicisha abaturage inzara ngo wowe ngo nta kibazo kuko iwawe bihari utegereje kuzarira nuko bikugeze muhaguruke kandi abo mubarwanyi hamwe n'iyo leta yabo. urakoze kuko nibo bayibatera mwese kujya ku ruhande rumwe muvuga muti ibi bibazo biri kuba ku bandi natwe ntitubishyigikiye nta kibazo, ariko niba mwebwe mushyigikiye abatera abandi ibibazo rwose murumva muri ba nyamunsi. umuturage nahaguruka ntazakugirira impuhwe nimugendana mu muhanda nta kibazo muzaba mufitanye, ariko naba yasigaye ku ruhande ngo nawe ni leta nawe muzahanganira. ni ukuri pe, uko niko kuri. Abanyarwandakazi rero mu guhaguruka nka za kagoma kakarimba twari gaturirimba di ukagoma zose zirahagurutse zose zirahagurutse isi yose zirarara bahaguruke kandi umuntu uzigira utazajya ku ruhande rwanyu azaba barwanya muzarwanira. ko duhaguruka tukifatanya nyine n'abo bakene n'abo bashonje ikibazo cyabo kikavugwa ariko hagashaka igisubizo, kandi igisubizo ntaho kiri. Inzara yatewe na leta rwose, ntabwo inzara yatewe nuko leta yari isanzwe ari nziza noneho hakaba haravuye izuba n'ukuva n'ahandi, ntabwo ari cyo kibazo ari ibyo byakumvikana. Oya, leta yakoze muri bya bita ngo gahunda za leta y'inkotanyi zabaye kwambura abaturage imirima yabo, kubambura ibishanga, kubona ahantu heraga bakajya kubaka imitamenwa yabo bakayishyira n'amajaride y'indabo ngo abaturiste babo bajye baza gutemberamo, kubahingisha igihingwa kimwe kitabafitiye akamaro idateganya ko bazarya. Ni inzara yapanzwe ngo irimbure abaturage. Iyo leta niyo igomba kubibazwa, niho revolisiyo ishingiye. Banyarwandakazi nimuhitemo kurya ibinini by'imbeba n'abana banyu mubatekera imitanga bapfa, cyangwa muvuge ka gasengesho ko gupfa neza, ariko mupfe neza nibura muri igana gushaka igisubizo no kuvuga revolisiyo, kuko aho hari amahirwe yo kutanapfa. Ubwo butegetsi bubi bukavaho bukagenda, hakajyaho ubutegetsi bwiza bufatanya namwe gushaka igisubizo. Minisita Mayire vuga akajambo ko gusezera abantu bawe, nako si ugusezera kuko turagarutse mu myigaragambyo ku wa gatatu, ku wa gatanu, ku wa gatandatu duhamagarira abaturage kandi twifatanya nabo mu gushaka igisubizo. Mu gihe bo bari kurwana bajya gusahura no kwica muri Kongo, twebwe mu Rwanda buno guhagurutsa ibyambyo kabuhariwe byo kurwanya leta yicisha abaturage inzara. Leta iri gushaka intambara i Burundi kugira ngo abaturage bashonje noneho bagaburirwa amabomba aturutse muri Kongo.